ubushake bwa data. Si uko Yesu yayoberwa umunsi wo kugaruka kwe, ahubwo yashakaga kwigisha ababwira ko muri byo data yakoze. Noneho Charles Taze Rusere yavuze ko Yesu azaza kuri 28 z'ukwezi kwa karindwi 1914. Bateguye kugaruka kwa Yesu uwo munsi, ubwo wumva amabombe atangiye kubaca hejuru. Itariki yo kugaruka kwa Yesu ihinduka itariki yo munsi wa mbere w'intambara y'isi. Yari yagize icyo abona ariko abantu bazangana. Musubire kuri 24 bazangana, abantu bazahigana, umwanzi w'umuntu azaba uwo mu rugo rwe. Hari ijambo ry'Imana rivuga ngo abakazana bazazirana na ba nyirabukwe, abana bazangana na ba se, abakobwa bazahigana na ba nyina. Uvuga ngo ibyo byose ni ibimenyetso bigaragara kugaruka k'Umwami wacu Yesu. Niba abantu bazangana babyarana, abantu bakangana mu itorero, abantu bakayoba bari mu itorero kuko azageza igihe bayobya n'intore, niba bishoboka babahanuzi b'ibinyoma, ni ibintu bizabikomeye cyane. Uko bihenda kuko ari ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ntabwo amasengesho yabisubiza inyuma ngo tuvuge ngo ikibanza cy'Inyarutarama noneho hari igihe kizagura 20,000. Oya, niba ari 100,000 uyu munsi wa none, kizakomeza kwiyongera. Ni ibyahanuwe, si uko abaturiye akarere ari babi, ahubwo ni ibyahanuwe kugira ngo igiciro kizamurwe kivuye mu farashi y'umukara, kuko habaye ibinyoma hakaba intambara, inkurikizi yaho ibabi. Turasuje inshuti zacu ziri muri Amerika, abari muri Europe, abari muri Aziya, abari muri Australia, abari muri Afrika n'abari mu Rwanda. Imana y'umwijeho umugisha. Turi kumwe n'abashitsi, reka duhere iburyo bwanje bibwire. Pasteur Mpazibirego Pierre, Ikabogo Emmanuel. Imana y'umwijeho umugisha cyane inshuti zanje. Tugiye kuganiraho ibimenyetso by'iminsi y'imperuka n'imyumvire y'abantu. Imana y'umwijeho umugisha. Reka duhe kaze Pasteur Mpazibirego. Murakoze. Tugiye kuganira ku bimenyetso by'iminsi y'imperuka n'imyumvire y'abantu. Reka tureke mwene data adusomere ijambo ry'Imana yanditswe mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 3. Twumva uko atubwiye. Mbere yuko tugiye gusoma, twibutsa n'ubundi ko ikiganiro ari kiriya, hanyuma umukozi w'Imana cyangwa umutumirwa wacu agiye kudusesengurira cyangwa se kutwinjiza muri insanganyamatsiko batubwiye, cyane ko mu myizere y'abakristo twemera ko Yesu yavutse, twemera ko yakoze ivugabutumwa hano ku isi, twemera ko yapfuye urupfu rw'umusaraba, nirwo yaducunguyeho, agapfa akazuka. Amaze kuzuka yagiye mu ijuru, hanyuma ntibishidikanywaho ko azagaruka. Ubwo azagaruka rero hari ibimenyetso bibigaragaza, hari n'imyumvire abantu tubifiteho. Ariko niyo mpamvu twavuze tuti tubasangiza ubu buzima, hanyuma kibe kimwe mu bintu by'ingenzi twakwifashisha kugira ngo tutazatunguka. Ni Matayo 24 duhere ku murongo wa 3. Haranditse ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa bazaho ari, biherereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari? Ni ikimenyetso cyo kuza kwawe? Ni ikimperuka n'iyisi ni ikihe? Amen. Amen. Nabanza kuvuga ku ijambo ikimenyetso. Ijambo ry'Imana muri Bibiliya y'Ikinyarwanda rikoresha ikimenyetso, ariko mu zindi za Bibiliya hari ibimenyetso by'ubwoko bubiri. Ikimenyetso mu Cyongereza bavuga sign, gitandukanye n'ikimenyetso bavuga sign. Hari sign hakaba na kashe. Mu Giswahili bavuga dalili ku bimenyetso by'iminsi y'imperuka, ariko ku kimenyetso cy'umuhuri bavuga muhuri ariyo kashe. Ubwo rero turaganira ku bimenyetso byombi turabivugaho, ariko biratandukanye. Hariya Yesu yicaranye n'abigishwa be, baramubaje bati tubwire ibyo bizaba ryari, ikizaranga kugaruka kawe ni ikihe? Aravuga ngo mwirinde. Muri make rero hari ibimenyetso bigaragara
kandi Yesu yasize avuze ariko hari bitatu bitarashika. Ikimenyetso cya mbere kitarabona ni ikimenyetso cy'uko ubutumwa bwiza buzamamara mu mahanga yose bukagera mu nguni zose z'isi. Matayo 24 umurongo wa 14 haravangwa ariko ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana buzamamara mu mahanga yose kugira ngo bibere ikimenyetso cyo kugaruka kwa Yesu. Ntibirashika. Hari ibihugu bitagira iterambere, hari ibihugu bifite amashamba menshi, hari abantu baba mu mashamba bacambara ibigunira, bacambara imigozi. Ugeze nko muri forêt equatoriale usanga hari abantu batarabona imyambaro. Iyo ugezeyo bakakubona wambaye abakose bagira ubwoba kugira ngo ni igikoko. Abo bantu ntabwo ubutumwa bwiza burabageraho. Ariko ijambo ry'Imana ngo ubutumwa bwiza bugomba kwamamara bukagera mu mpande zose z'isi. Icyo ntikiraboneka. Ikimenyetso cya kabiri kitaraboneka nuko ntagahe k'amahoro karagaragara gahuje amahanga yose ngo bibe ikimenyetso ko kugaruka k'umwami Yesu kwegereje. Abatesaloniki ba mbere ibice 5 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 4 ayo magambo arahari. Avuga ko ubwo bazaba bavuga ngo na amahoro nta kibi, nibwo gutungurwa kuzabafata nk'uko ibise bitungura umugore utwite, kandi ntabwo muzabasha kubirokoka. Ako gahe k'amahoro kazarangaza abantu ntikaraboneka gahuje amahanga yose. Icyo ni ikimenyetso cya kabiri kitaraboneka. Ikimenyetso cya gatatu byanditswe muri Matayo 24 umurongo wa 32 ku by'urusengero rw'i Yerusalemu rutarongera kuba. Ibikoresho byarabonetse ubu ngubu koze ubushakashatsi ariko ntibaratangira kubaka kugira ngo bibe intandaro yo guteranya umuryango wa Ishimeli n'umuryango wa Isaka. Urwo rusengero ntiruratangira kubakwa kugezana n'uyu munsi wa none, haracari musikiti. Haravuga ngo nimurebere ku mutini iyo utoshe. Ni ukuvuga ngo ruwa rusengero byanze bikunze rugomba kuzahashira ifatiro ariko musikiti maze kwava. Ibyo ari byo byose ntabwo icyo kimenyetso kiragaragara, ariko bari muri gahunda yo kugira ngo bazabitegure. Twumvise ko rero ibimenyetso bisigaye ari bitatu abantu batarabona, ariko ibindi byose Yesu yadusigiye byarabonetse. Yaravuze ngo hazaba intambara n'impuha z'intambara. Intambara zarabaye mu mahanga yose, ndetse n'intambara ya mbere y'isi, intambara ya kabiri y'isi yahuje isi yose. Izo ni intambara zabaye, Yesu yarabivuze. Ariko iyo hari intambara haba impuha. Ikindi Yesu yaravuze ngo hazaba inzara. Turabirebera mu farashi Yohana yabonye mu byahishuwe hariya 5, umwana w'intama amena ikimenyetso cya mbere. Ku gice cya 5 umurongo wa mbere havuga ngo mboni yicaye kuri ya ntebe, igitabo mu kuboko kw'iburyo gifatanishije ibimenyetso, noneho bikaba ari sire atari sinye, 7 by'ubushishi. Hara havuga ko biriya bimenyetso ko ari 7 bipfundikiye ibizaba bisa na biriya bimenyetso Yesu Kristo yavuze. Ni ukuvuga ngo kuko Yesu yavuze ngo hazaba intambara n'impuha z'intambara, Yesu akavuga ngo bice bimwe na bimwe hazaba inzara. Muri yari amafarashi Yohana bashiye kubona, yabonye yicaye kuri ya ntebe, ariko ico gitabo cyari gifatanishije ibimenyetso 7 by'ubushishi. None igihe cyo kubimena havamwe ibisana bya bimenyetso Yesu yadusigiye. Hari farashi ya mbere hariya amena ikimenyetso cya mbere umwana w'intama, ngo havuyemo ifarashi y'umweru. Ya farashi y'umweru ijambo ry'Imana ravuga ngo uwari uyicayeho yarafashe umuheto mu ntoke. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nuko agenda anesha, ngo ahora anesha. Bisobanura ngo Yohana yeretswe ko hazabanza ibinyoma. Biriya binyoma byabonetse mu farashi y'umweru nibyo bisana ziriya mpuha zivuga igihe cy'intambara. Ifarashi ya kabiri igiye kuza abona itukura, noneho uwari uyicaye yari afite inkota. Aho ngaho hagaragaza ko haba hambere harimo intambara, haba hakabiri h'intambara, ariko hambere harimo ikinyoma. Kuko ifarashi y'umweru yabanje hakurikiraho itukura, hagakurikiraho iy'umukara, hagakurikiraho igitare. Iyo habaye inzara habamwe ibinyoma byinshi, iyo habaye indwara habamwe ibinyoma byinshi, iyo habaye intambara impuha nizo ziba nyinshi. Yesu yarabivuze. Ubwo noneho rero ifarashi ya gatatu izisa n'umukara, bigaragara ko iyo habaye ibinyoma biteranya abantu.
yamara guteranya abantu bakarwana, bamara kurwana ko batabonye igihe cyo guhinga no gukora imirimo yabo bagasonza. Ubwo nicyo kiza kuba intandaro ku farashi ya kane y'igitare yuko hapfa abantu benshi badasanzwe ku isi kubw'ingaruka z'intambara. Twibutse intambara yabaye mu 1914 kugeza 1918 bayitaga ngo intambara ya mbere y'isi. Hari akaga kaje kuyizamo mu 1916 haje akantu kitwa virusi y'ubushita. Abantu barwara ubushita kuva mu 1916 kugeza 18 babigira n'indahiro kugeza na n'uyu munsi wa none. Mu muco nyarwanda baracavuga ngo ndakaba ubushita kuko bwakoze bari ico gihe. 1916 haba ikintu cyitwa inzara y'ingaruka yo kurwana cyane. Mu 1914 bararwanya imyaka ibiri ishize haba inzara ikomeye, ndetse iyo nzara bayita rumanura. Ni inzara izwi mu mateka nyarwanda cyane, yisha abantu. Mu gatabo kanditswe ngo mu mateka y'abakurambere batubanjirije mu Rwanda hapfuye abantu baje kugera nko kuri 1/3 cy'abanyarwanda ku bw'iyo nzara. Turebye intambara yabaye 1939 ariyo yaje kuba intambara ya kabiri y'isi. Mu 1943 hatangiye ikintu cyitwa inzara ikomeye. Mu gace kamwe bayitaga Ruzagayura, mu kandi gace bayitaga Girahuku, mu kandi gace bakayita Rudakangwa imishanana. Izo zari inzara zikomeye cyane zagaragazaga ingaruka y'intambara. Yohana rero agiye kwerekwa abona ko mu bimenyetso hahishwemo ibisa na bimenyetso Yesu yavuze. Niba Yesu yaravuze ngo hazaba intambara ku itorero, mu ruhande rw'itorero abahagaze mu by'Imana by'ukuri bazangwa, niko Yesu yavuze, kandi bazatotezwa, bazagera igihe bicwa. None ko kwicwa kwabo azabora kwihangana, bazasubira inyuma. Nibamara gusubira inyuma bangane. Nizo mpamvu mu bihe tugezemo usanga urwangano ruri hanze mu banyamahanga no mu itorero rugaragaramo. Ugasanga abakozi b'Imana barakorana ariko ntibumvikana, ugasanga abantu baririmbana nabo ntibumvikana. Iyo ni ingaruka yo gucogozwa nuko habaye gutotezwa kw'abana b'Imana. Ariko hari n'abatumvikana bitewe n'inyungu zabo, bidatewe no gutotezwa. Yesu we yaravuze ngo nimubona bababeshera bakabatoteza bakabagirira nabi ndetse bakabashinja ibibi byinshi, muzanezerwe mwishime kuko ari bo bagize n'abahanuzi batubanjirije. Nibyo banyuzemo. Kandi mu byakozwe n'intumwa ibice 12:22 aravuga ngo bakomeza imitima y'abigishwa babahamiriza ko bakomeza kwizera, noneho ko bagomba kwinjira mu bwami bw'Imana banyuze mu makuba. Inzira y'ubwami bw'Imana ni y'amakuba. Niko wanditse igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa ni Luka, niko yavuze ayo magambo. Bababwira gukomeza imitima y'abizera, babahumuriza, babihanganisha, bababwira ko bagomba guca mu makuba niba koko bashaka kwinjira mu bwami bw'Imana. Ibyo rero Yesu yabivuze hari muri Matayo 24 ngo bazabatoteza, ndetse bazabashira mu nzu y'imbohe, ndetse bazabica. Ariko hari ku murongo wa 15 bavuga ngo ubwo muzabona ikizira yagaza hera, icyo umuhanuzi Danieli yakomojeho. Ubisoma byitondere. Ni ukuvuga ngo gikomoka ku mwami Antiochus Epifane yinjiye mu rusengero rwari rwarubatswe na Ezira na Nehemiya na Zorobabeli. None ashaka gushira igicaniro ahari igicaniro cy'Uwiteka mu rusengero. Amaze gushira igicaniro ahari urusengero ahari igicaniro cy'Uwiteka, atangira guhindura none uburyo bwo gutamba ibitambo. Yari umwami w'Abagiriki, kuko icyo gihe Abagiriki nibo bari ku ngoma. Ni mu mwaka w'167 aho ngaho mbere ya Yesu binjira mu rusengero, abategeka gutamba ingurube, ntibongera gutamba inka, ntibongera gutamba intama, ntibongera gutamba ihene. Akuraho
ikimenyetso cy'isabato ryari isezerano ridakuka hagati ya Isirayeli n'Imana yabo, akuraho gukebwa, atwika ibyanditswe byera, noneho ahagarara ahera ari ikizira, ashiraho igicaniro cy'ikizira cy'ikirwamana c'abagira iki cyitwa Zewu, none hatangira gutegeka abantu ngo bakirabe. Abayuda bigabamo imitwe eshanu. Hari umutwe wa mbere w'abafarisayo uravuka, hari umutwe wa kabiri w'abasadukayo uravuka, hari umutwe wa gatatu w'abanditsi uravuka, hari umutwe wa kane w'abazerote uravuka, hari umutwe wa gatanu w'abayeseni uravuka. Iyo mitwe yose bwari uburyo bwo gushakisha uburyo bahangana n'abagira iki kugira ngo bahobohoze urusengero rw'Uwiteka. Abafarisayo bakavuga bati ni ugusenga kugira ngo Imana ikore ibitangaza. Abasadukayo bati ni ugukora politike yabo tukanaja mu idini kugira ngo tubone uto guhangana nabo. Abasadukayo bari abanyapolitike b'idini. Hakaba abanditsi b'amategeko bandikaga amategeko y'Abayuda, bavuga ko bazayakoresha bahangana n'abagiriki. Hakaba n'abazerote bavuga bati ikibazo iyo kinaniranye, haba mu masengesho, haba muri politiki, haba mu myandikire y'amategeko, abantu bashobora gukoresha imihoro niba bishoboka. Noneho hakaba n'abayeseniya bavugaga bati kwiriza ubusa no kwambara ibigunira nibyo bizabohoza urusengero. Icyo gihe ko ari bayi imitwe itanu itavuga rumwe, abazerote ubwabo nibwo bananiwe kwihangana, binjirana imihoro mu rusengero rwubatswe na Zorobabeli na Ezra na Nehemiya, batangira gutema abagira iki barari gutamba ibitambo by'ingurube, barwanira mu rusengero. Abayuda barabamara, bamaze kubamara bagira iki bijira bomba bamara b'Abayuda, urusengero rwuzura amaraso. Antiochus Epipfane abajije abo bantu barapfiki bate barapfa urusengero, atuma intumwa ngo niba ari urusengero bifuza badashaka ubuyobozi bwa politike mu rubarekere. Niko noneho urusengero rwaje kubohozwa, ariko rubohozwa barangije kurwangiriza icyo gihe cya Antiochus Epipfane. Herode rero amaze kwimikwa n'Abaroma kuba umwami w'Iyudaya, nibwo yahamagaye Abayuda aravuga ati murabona urusengero rwanyu rwarangiritse, biragenda bite? Mushobora kunshigikira mukazongera kuntora nkarububakira? Baramukomera mu mashi. Herode arongera ararusana. Noneho nirwo rusengero rwa gatatu rwubatswe na Herode, ari rwo Yesu yavugaga ngo mu rusenye nzarwubaka mu minsi 3. Bakavanga urusengero rwubatswe imyaka 46, uravuga ngo warusenye ukarwubaka mu minsi 3. Nirwo rwari urusengero rwasanywe na Herode kugira ngo yiyamamaze Abayuda bamushigikire. Ku rusengero rwa mbere rwubatswe na Salomo, urwa kabiri rwubaka na Zorobabeli na Nehemiya afatanije na Ezra na Yoshua ndetse wari uhari icyo gihe. Urusengero rwa gatatu rwubaka na Herode, none hasano rwasenywe mu gihe cya Antiochus Epipfane. Urwo rusengero nirwo werekaga Yesu, baramubwira ati Yesu aganira n'abigishwa be n'abafarisayo bati uragiye, ariko ntaho twari kwereka urusengero, tukwereka imfatiro, tukwereka inkingi, tukwereke uko rukomeye. Arababwira ati murabinyeretse nibyo biri hara muri Matayo 24 no ku murongo wa mbere. Urwo rusengero murarunyeretse ndarubonye, ariko mu gihe gito nta buye rizasigara rigeretse kuri ine. Ubwo Yesu yarebaga gusenywa ku rusengero mu gihe cya Kaisari Titus mu mwaka wa 70, nibyo yababwiraga byarashitse, urusengero rurasenywa. Kuva icyo gihe rero urusengero rwasenywa, nta rundi rwongeye kubakwa. Abayuda baratatanye, Abisilamu batahuka. Mbere yuko Abayuda batahuka bahashira umusikiti, niwo bavugana n'uyu munsi uhari. None ikimenyetso gikomeye kitaraboneka nuko iyo musikiti tarahava, kandi Abayuda bafite isezerano ko igiti cy'umutini kizashibuka, urwo rusengero ruzongera kuhicara rukahaba. Bizaba ari ikimenyetso ko kugaruka kwa Yesu koko kwegereje. Ubwo none mwabira bimenyetso reka tubiganireho. Avuga ko ikindi kimenyetso kizagaragara carangije kugaragara, muzaba ari umubare w'abahanuzi ngo uzakabya kwiyongera. Abahanuzi benshi bazagwira mwitorera, umuntu wese azumva ashaka guhanura. Muzamenye ko ari ikimenyetso ni mukibona buze ko Yesu yakivuze, kuko aravuze ngo mwirinde kuko abahanuzi benshi bazaduka bagakora ibitangaza n'ibimenyetso bikomeye, bikageza ubwo bayobya n'intore niba bishoboka.
abahanuzi baziyongera. Ngira muri kiye tugezemo kenshi abantu batarabahanuzi ubona badafite agaciro. Iki ni ikimenyetso ko Yesu agiye kugaruka, ko abantu benshi bazita Kristo, kandi Yesu yaravuze ngo nibababwira ngo Yesu ari hariya ntimukazaje, kuko abahanuzi bazaba babaye benshi, muzirinde bizaba ari ibihe bikomeye, ntimukazajeyo. Ariko baziyongera ku buryo bazayobya abantu benshi, bagakora ibitangaza n'ibimenyetso, ku buryo n'abana b'Imana by'ukuri bazabona ibimenyetso bagire ngo ni ukuri, bayobwe bave mu byizerwa kubera ibitangaza n'ibimenyetso. Ariko ibitangaza ntabwo bigaragaza abana b'Imana gusa. Abana b'Imana bakora ibitangaza, ariko n'abisi bakora ibitangaza. Mose yakoraga igitangaza gikomeye na Aroni, na Farawo agakora igisa nacyo. Ibyo rero twandinde twabitindaho. Niba Mose yari afite ubushobozi bwo gutegeka Aroni akajugunya inkoni hasi gahinduka inzoka, noneho Farawo agahamagara abakonigwe n'abacunyi n'abapfumu ati namwe muzana inkoni zose zo mu gihugu, bazijugunya hasi zigahinduka inzoka, ibitangaza n'ibimenyetso n'abanyamahanga barabikora. Ni ukuvuga ngo ibyo bimenyetso Yesu yatanze nibyo tugiye kuvuga hariya noneho neza. Mu Byahishuwe 6, none umwana w'intama aratangiye, agiye kumena. Amena ibimenyetso, twabonye ifarashi y'umweru, ko uburiganya tuzabwitegereze neza. Uburiganya akenshi bukunze kujana n'iterambere. Akenshi iyo Imana idategeka iterambere habamo uburiganya. Ushobora guhamagara umuntu uti uhagaze he, akakubwira hatari kubera wenda tukuri mu ideni, wavuga uturi he hari Nyabisindo, akavuga ati nge ndiremera. Ibyo ni ibimenyetso nabyo bipfundikiye kugaruka kwa Yesu. None n'abakristo nabo barabyitwaza, bavuga ko nabyo bishobora gufasha mu murimo w'Imana. Ariho bavuga ngo Yesu yaravuze ngo tugire ubwenge. Iyo umuntu akubajije ngo uhagaze he mutafitanye amasezerano, wamenya gushakira iki? Ariko si uwo muntu utegereje kugaruka kwa Yesu, utinya umubajije ngo uhagaze he, yiteguye kurenganywa azira ubutumwa bwiza. None ifarashi ya kabiri itukura, usomye muri Zakariya, bayise ifarashi y'igaju. Habaye intambara, haba ifarashi itukura, haba agahenge k'inzibacuho, abona ifarashi y'ubugondo. Noneho ya farashi y'ubugondo itangira kwihinduranya buhoro buhoro, ihinduka ifarashi y'umweru. Hara muri Zakariya ifarashi y'umweru ni amahoro, ariko hara mu Byahishuwe ifarashi y'umweru bitewe n'umuheto uri ku mugongo wayo yashushanyaga uburiganya, ngo ishaka ngo ise na Kristo, abantu bayisanganire bibwira ko basanganiye Yesu. Noneho abarasa baturutse hejuru batazi ibyo ari byo. Niryo rya jambo ryasohoye mu Bakorinto ba 2 ibice 11 ku murongo wa 14 n'uwa 15 baravuga ngo kandi ibyo si igitangaza, kuko Satani nawe ubwe afite uburiganya, ashobora kwihindura nka marayika w'umucyo. Ntabwo ari igitangaza rero ko yaha ubushobozi abamukorera ngo bihindure nk'abagabura ibyo gukiranuka, ariko iherezo ryabo ijambo ry'Imana rivuga ngo rizahwana n'imirimo yabo. Ni ukuvuga ngo hazaba abahanuzi b'ibinyoma n'abukuri, bazakorana kugeza igihe Yesu azazira. Ntabwo bamwe batekereza ko ngo Imana kukitabica, umuntu agakora ibyaha agakora umurimo w'Imana. Abakristo bakavuga ati ese kuki Imana itamwica? Imana ari yo kwica, nta ubuze icamwicisha imbere y'Imana. Izo mpamvu mukora umurimo w'Imana, ariko mwirinde hatagira ubayobya. Satani arihinduranya akigira marayika w'umucyo, ntimubimenye. Abamukorera nabo akabushobozi bwo kwihindura nka marayika, nk'abakozi bagabura ibyo gukiranuka, aribo ba marayika w'umucyo. Ntimutangare. Mu bahanuzi harimo abanyabinyoma, mu bigisha harimo abajya binyoma, mu ntumwa harimo abanyabinyoma, ndetse mu bungeri harimo abanyabinyoma. Bariya bananirwa kuragira intama ahubwo bakazirya, nico Ezekiel yashaka kuvugaho. Hari abungere b'abanyabinyoma hariya mu Byakozwe n'Intumwa ibice 20 umurongo wa 28 avuga ngo mwirinde murinde n'umukumbi Imana yabahaye kuba abungeri. Ariko yepfa aravuga ngo hari abazaza bita abungeri atari bo, ndetse bazarabo gushwanyagura intama atarabo kubaka intama, birahari. Noneho rero ifarashi ya gatatu
umwana w'intama abena ikimenyetso, haza ifarashi y'umukara. Ifarashi y'umukara yashushanyaga inzara. Ibintu birahenda, birazamuka ku isoko, ariko uko guhenda kuko kwahanuwe ntabwo gushobora gusubira inyuma. Ni ukuvuga ngo niba ikibanza caraguraga ibihumbi 20 muri 1994, ubu kikaba kiri kugura miliyoni 100 igisa nacyo. Amasengesho ntabwo ari ayo kuvuga ngo dusenge kigaruke kuri 20, ntaho kizagaruka, kuko ari ibimenyetso Yesu yavuze ko ibintu bizahenda. Haravuga ngo n'igipimo bwacyo uko baguraga ingano n'abahuruguru y'inuma byari biteye ubwoba. Ico gipimo rero uko bihenda, kuko ari ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu, ntabwo amasengesho yabisubiza inyuma ngo tuvuge ngo ikibanza cy'Inyarutarama noneho hari igihe kizagura ibihumbi 20. Oya, niba ari ibihumbi 100 uyu munsi wa none, kizakomeza kwiyongera. Ni ibyahanuwe, si uko abaturiye akarere ari babi, ahubwo ni ibyahanuwe kugira ngo igiciro kizamurwe kivuye mu farashi y'umukara, kuko habaye ibinyoma, hakaba intambara, inkurikizi yaho ibambi niyo kuzamura ibiciro nyine. Ariko iyo abantu basonze cyane, ndetse ako kantu na Ezekiel yagakomojeho, yavuze ko abantu bicwa nyine n'ibintu bitatu bikomeye, hakaza ingwiririzi zidasanzwe. Yavuze ko iyi intambara ibaye hari abapfa muri yo, ariko abihishe batapfuye ntabwo bihisha bari gukora, baja kuzavayo bakicwa n'inzara. Abahunze bibwira ngo bararokotse kuko bagiye ahantu hari klima idasa naho bakomotse, hari imbeho cyangwa hari ubushuhe, barwara indwara z'ibyorezo. Ibyo rero biragenda bigerekeranye, nibyo yabonye mu farashi itukura, mu farashi y'umukara, mu farashi y'igitare. Ingaruka yabyo noneho abantu bapfa cyane. Ariko noneho hari abantu imyuka yabera bishwe bazira guhamya kwa Yesu, noneho batakanijwe rirenga bati ayi mwami. Byari biturutse muri urwo rupfu rwo mu farashi ya 4 y'igitare. Abantu bishwe, hari abishwe bazira guhamya kwa Yesu, noneho batakanijwe rirenga bo bifuza kugaruka ku mwami Yesu, ngo baravuga ngo ayi mwami, Yesu uzageza ryari kudaca amateka no kudahora uhorera amaraso yacu yamenye? Aravuga ngo rindira igihe gito kugira ngo umubare w'imbata bene so ushike, nibwo igihe kizaba kigeze. Cyari ikimenyetso ca 5. None ikimenyetso ca 6, ijambo ry'Imana ravuga ngo izuba ririjima, ukwezi guhinduka amaraso, inyenyeri zo kwijuru ziragwa. Byashaka gusobanura ibizaba. Iyo bavuga ngo izuba ririjima, ukuri mu bari abakiranutsi kuzakaba. Abantu bazavuga ukuri, nibatabonamo inyungu babireke, batangire kuzana ibinyoma bizana inyungu. Nibyo bigaragaza abantu b'iki gihe. None ukwezi kuzahinduka amaraso, hari abazanga kubesha, bemere gusonza aho kubesha, bemere gupfa aho gukora icyaha. Noneho abo bazarenganywa kuko abantu b'isi akenshi ntibakunda ibyiza. Yesu yabivuzeho rero, nimuhagarara mushikanye mu kuri mu ijambo ryanje, bazabatoteza, bazabica, bazabashira mu nzu y'imbohe. Noneho kuko benshi batazabasha kubyihangarira, ahubwo bazifuza gusubira inyuma ngo base n'abarenganya. Ibyo byabaye kuva kera. Buriya iyo itorero rihura n'akarengane, kenshi hari abanyetorero bafatanije n'abarenganya kubera inyungu. Ibyo Yesu yabivuzeho abikomozaho. Ubwo none rero ibimenyetso birakomeje. Umwana w'intama amena ikimenyetso ca 6, ni haho ngaho kuri kuzakama mu bantu, abantu bakarenganywa, abategetsi b'isi n'abakomeye baho bagahuzagurika. None uzasanga ico gihe hazaba aragahe k'umwijima, k'urujijo. Ariko ijambo ry'Imana ravuga ngo muzategereze gato, igihe kizaba kitarasohora, murebere ku mutini, imfatiro z'i Yerusalemu zitarasubizwaho. Noneho agahe k'amahoro, ubutumwa bwiza butaramamara mu mahanga yose, haracari igihe tutazi. Yesu yaravuze ngo umwana w'umuntu ntabwo azi igihe, ntazi n'umunsi. Batangiye kumubwira batese ibyo bizaba ryari. Yesu ni imvugo iziguye. Yashaka kuvuga ko ashaka kugendera mu bushake bwa se wamutumye. Sinshaka guca iruhande rw'ubushake bwa data.
si uko Yesu yayoberwa umunsi wo kugaruka kwe, ahubwo yashakaga kwigisha ababwira ko muri ibyo data yantumye. Byabaye no muri Matayo 26 umurongo wa 47-52, aho Yuda agambanira Yesu yari yahaye ikimenyetso abatambyi bakuru n'abakuru ko wari busoma ubwa mbere araba ari uwo bamufate. Ariko Petero ko yari mu Rwanda shaka kandi afitanye isano n'abazeroti, bakimufata yashotsa kuri inkota acugutwi kw'iburyo kumwe mu bagaragu b'abatambyi, kwikubita hasi. Yesu aragufata agusubizaho, aravuga ati Petero, subiza inkota mu rwubati, kuko abicisha inkota bazicwa n'inkota. Ntabwo ari ukurwana nakeneye, kandi sabarwanye nabuze. Iyo nshaka kurwana nari gutelefona mu ijuru, data akanyoherereza rejo z'abamarayika 12, kandi rejo umwe n'6,000 bari kugota aba bantu ntihagire usimbuka Petero. Ariko mbikoze ubushake bw'Imana bwasohora bute? Ni imvugo ya Yesu yo kuzigura, kuvuga ngo Yesu ntazijya azagarukira, arakizi kuko azi byose. Ariko ashaka kutwigisha ko igihe cyose tuye dutegereza ubushake bw'Imana, ko tugomba kugira ikirenge buke. Ibimenyetso rero birahari. Abantu rero ni ukwirinda kugira ngo badatungurwa. Hari mu Batesaloniki ba mbere 5 twavuze ku mahoro azahuza amahanga. Hepfo aravuga ngo nubwo kugaruka k'umwami Yesu kuzabatungura nk'uko ibise bitungura umugore utwite. Ku murongo wa 4 aravuga ngo ariko mwebwe bene data, ntabwo muri mu mwijima kugira ngo uriya munsi uzabatungure nk'umujura. Mwe muri abana b'umuco. Igituma bavuga ngo muri abana b'umuco nabamenye Yesu, bakabazi ibimenyetso bakabigenderaho, ntibazatungurwe, bakitegura. Ubundi umuntu biteguye ntabwo atungurwa. Kandi Yesu ahora adukangurira guhora igihe cyose twiteguye, ko tutazi umunsi cyangwa isaha. Hora twiteguye gusanganira kugaruka k'umwami wacu Yesu, tugahora twiteguye, kuko Yesu azasanga benshi bakiriho, hazaba hari abasinziriye. Nibyo kuko Abatesaloniki ba mbere 5 ku 4 umurongo wa 13 kugera ku murongo wa 18. Abatesaloniki ba mbere igice cya 4 umurongo wa 13 kugera 18 havuga ngo natwe abazaba bakiriho kugeza ukugaruka k'umwami wacu Yesu, ntabwo tuzabanziriza na hato abazaba barasinziriye mu mwami, ahubwo abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka. Noneho twe nabo duhindurwe basha, tubone uko dusanganira Kristo mu bicu. Iyo ni tendance premillenarissime, ntabwo ari tendance postmillenarissime. Kuri tendance postmillenarissime igihe kirageze, ibimenyetso byose byaratambutse by'intambara, ibimenyetso by'indwara, ibimenyetso by'inzara, kuko inzara zabayeho, intambara zabayeho, indwara zabayeho. Noneho bakavuga ko igihe kigeze cyo kugaruka k'umwami Yesu. Ntabwo batandukanya umuzuko w'abanyabyaha n'uw'abakiranutsi, kuko bavuga ko ubwo umwana w'intama azaza mu bwiza bwe n'icubahiro cye, azabarobanura nk'uko umwungeri arobanura intama mu ihene. Intama nizo azashira iburyo, ihene zishire ibumoso. Azahamagara iburyo ngo muze abo data yahawe umugisha, murabwe ubwami bw'iteka mwasezeraniwe kuva ku kuremwa kw'isi. Uko nari nshonje muramfungurira, nari nambaye ubusa muranyambika, nari mfite inyota mumpa ico kunywa, nari ndi mu nzu y'imbohe muransura, ndetse nari ndi mu bitaro murahagera. Ngo tuzava ngo twakubonye ryari. Ikigaragaza ko kugaruka k'umwami Yesu kwegereje, abantu b'iki gihe babagito ntibemera gusangira, kandi ari isezerano ry'umwami wacu Yesu ngo dusangire ibyo dufite. Luka 18:18 nk'uko umukire yasanze Yesu ngo ngire nte kugira ngo ndabe ubwami bw'Imana, Yesu akamubwira ngo uza amategeko: ntukice, ntugasambane, ntukibe, ntugashinje, ibinyoma mugenzi wawe, ubahe so na nyoko. Aba bati ibyo byose narabyubahirije kuva navuka, barabinyigishije. Agiye kugenda Yesu aramubwira ati garuka, hasigaye kimwe. Washobora kugurisha ibintu byawe, ubutunzi bwawe bwose, ugafata amafaranga ukayagabira abakene. Asubira inyuma. Abantu benshi bumva baremerewe gutanga, igikorwa cyo gutanga. Ariko Yesu yaravuze ngo tuzamenyera ku mbuto zabo. Ese niba abantu basenga bakaja mu mwuka,
bakaba batashobora gusangira ibyabo n'abakene baba bari gutegura kugaruka kwa Yesu bate. Ibimenyetso birahari rero, abantu ntibagisurana na telefone yabibafashijemo. Umuntu muvukana ashobora kuba Nyarugenge, nawe uriremera mukamara imyaka 5 mutabonana, umuhamagara. Ariko ibyo byose ni urukundo rwa benshi rwakonje, nk'uko Yesu Kristo avuze muri Mateyo 24 uturutse kuri 12 kugera kuri 16, ngo urukundo rwa benshi ruzakonja. Abakundanaga ntibazongera kugendererana, abakundanaga ntibazongera kuganira, bazaganira kuri telefone nabyo make. Ibyo ni ibimenyetso bizabiranga kugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo. Ngo noneho rero ndi kumwe na bene data kuri debo, tugira ngo imyumvire y'ibi bimenyetso byo gukora kwa Yesu abantu batandukanye barahari, babyumva kwinshi. Imeziti abadukurikira tugiye kubyumva. Wajamo mwene data Rukundo. Murakoze. Ngiye mfite ukuntu mbona abantu babifata cyangwa numva abantu babifata, nkibaza nti kuri ibyo bimenyetso ese hari icyambere n'icyanyuma, ko hari abafite imyumvire ivuga ngo ntabwo icyo ari cyo gihe ngewe kuri cya kimenyetso cyanyuma nikiba nibwo ngewe nzihana, ahubwo ati ibindi bimenyetso hari n'ibyabaye kera hashize igihe nta n'ikigaragaza ko ibi ngibi ari byo byanyuma. Hakaba n'abavuga ngo ikimenyetso cyanyuma no kubutumwa buzagera ku bantu bose ubwo agacunga nuko akavuga ati niba ari muri fore ekwatoriyale nk'uko babitubwiye abantu bataragerwaho n'ubutumwa, ati icyo gihe nibo bubagereho ngewe ubwo nzahita nihana mbere yaho. Cyangwa se akaba afite ikindi akavuga ati icyanyuma ni iki. Ese nashaka kubaza, biratondetse birahari ku buryo umuntu avuga ngo icyanyuma ni iki, cyangwa ntabwo bitondetse n'iby'abantu bitewe n'imyizerere? Biratondetse, kuko icyanyuma ni urusengero rw'i Yerusalemu, kuko arwo ruzaba intandaro y'intambara ya Harmagedone. Ndayivugaho nayo. Urabona hariya mu byahishwe 16 umurongo wa 12 haravuga ngo marayika asutse urwabya ku mugezi munini Ufurate. Ijambo ry'Imana avuga ngo havamo imyuka 3 isa n'ibikeri mibi, ariyo myuka y'abadayimoni ihagurukira gukora ibitangaza, none igasanga abami ikabahururiza mu ntambara y'umunsi ukomeye w'Imana ihoraho. Dore ndaza nk'umujura, hahirwa uba amaso akarinda imyenda ye kugira ngo atagenda yambaye ubusa. Ijambo ry'Imana hari kuri 16 avuga ngo ibahururiza ahantu nyuma y'inkike mu ruheburayo hitwa ngo Harmagedone. Kuko Adamu yaremewe muri Aziya, inguge ikabarizwa muri Aziya, nano umunara w'Ibabere ukubakirwa muri Aziya, Aburahamu agahamagarwa muri Aziya, Mose agahamagarwa muri Aziya, ubwoko bw'Imana bugakorera muri Aziya, Yesu Kristo akavukira muri Aziya. No kugaruka k'umwami Yesu kuzabera inyuma y'inkike z'i Yerusalemu, aho hantu hitwa Harmagedone, hari mu gihe burayo n'intambara. Imegido ni inyuma y'inkike, nuvuga ngo kurimbuka kw'isi kuzaba guturutse ku ntandaro yo kubaka urusengero babanje gusenya umusigiti. Muri ubwo buryo ubwo ikimenyetso cyanyuma ni ukubaka ku rusengero. None se Pasteur, wavuga wasobanurira utabantu bavuga ko Yesu agomba kugaruka muri 2 mu muri make n'abavuga ko ngo itorero ryagiye ngo abahari ubwo nta makuru bafite ngo muri 2 nibwo agombaga kuza. Ubwo rero tukirire twimwe twikorera gahunda zacu, hano kugaruka kwa Kristo kubaho. Abakabiri wenda mite nubwo wenda byaza kuvugwa mu bundi buryo, ariko nabyo wenda abantu bagira n'amahirwe ibyo bisobanuro bakabibona. Bavuga ko ikimenyetso cya nyuma kindi ari uko Antikristo ngo nicyo kiza cy'umurimbuzi kizahagarara hera. Ibyo ubivugaho iki ku rwego rw'abantu bafite amakuru angana gutyo? Mbese ku buryo hari n'ubwo uvuga uti rero akiraga karita ujye kayitiye mujye kuri banki ngo icyo ngiyo ni ikimenyetso cya Antikristo, niranga umuntu hari abigeze kwanga kuzifata ngo ni Antikristo, ukagira n'ahandi ukavuga uti n'izi nshinge bazabatera ibintu nk'ibyo. Hari ukuntu bavuga ko wenda Yesu ataje, hari ukuntu bavuga ko ikimenyetso cya nyuma atari kiza cy'umurimbuzi kizahagarara hera, cyangwa ibi bintu tugenda tubona ugerageza kuduhaho amakuru. Imyumvire y'abantu namwene data twungana iratinda. Ijambo ry'Imana ryabanje kwandikwa ku mabuye igihe cya Mose,
bagaconga amabuye bakandikaho ibyanditswe byera, ariko basanga ibuye riremeye, bashaka ikintu cyitwa imfunzo. Imfunzo zari zangushe ku buryo umuntu yabasha gutwara ibyanditswe byera akabigendana atari ukugendana ibuye. Bagikura ibyanditswe byera ku mabuye babishira ku mfunzo, habaye intambara, bati biracitse. Mwabonye ibyanditswe byera biva ku mabuye bikaja ku mfunzo. Buhoro buhoro baza kubimenyera, buhoro buhoro bazikoresha neza, babona urufunzo rudashobora kwihanganira imvura, baravuga bati dushaka impu. Amagambo y'Imana bayakura ku rufunzo bayashira ku ruhu, kuko uruhu rwashoboraga no kwihanganira imvura kandi ukarugendana. Ariko nyuma basanga narwo ntabwo ari urw'abantu biterambere, kugendana uruhu usoma ibyanditswe byera birabananiza, ahubwo bahitamo kurema uruganda rw'impapuro. Bafata Bibiliya bayishira ku mpapuro, bivuza induru, bati bazungu icyo bazatuzanira bazanye ibintu by'umweru tudasanga n'urukukuru ntabwo rwasaga nk'urwirabuye. None mu minsi yashize bamaze gushira Bibiliya muri telefone, abantu ba mbere bakoresheje telefone ku ruhimbi baravuze ati biracitse. None sisa 66 dushitugere Bibiliya muri telefone imbere y'uruhimbi, bati cya kizira gihagaza hera kidiho noneho caza. Ariko uyu munsi wa none nubwo benshi batarabimenyera, ariko abenshi basigaye barakoresha telefone no ku ruhimbi kandi abantu ntibikange. Ni imyumvire itinda, ariko iherezo barabyumva buhoro buhoro. Noneho rero nguko mvuze ko imyumvire itinda, iyo ikintu kidasanzwe kije kwigisha nibyo byari bikwiriye gusaba igihe kirekire kugira ngo abantu babashe kubishikira. Noneho nibamara kubishikira babone ko nta n'ingaruka zabyo, kuko Bibiliya muri telefone ugenda na telefone ugakominika kandi ukagendana ijambo ry'Imana mu buryo bworoshe. Imvura yagwa ukaba wayishira no mu mufuka mu buryo bworoshe, ariko Bibiliya yabaga nini, noneho ku buryo kwishira mu mufuka byari bigoye cyane. Abantu rero niyo myumvire kuvuga ngo Yesu azaza. William Mirere yari umunyamasengesho ukomeye, ari mu cyumba cy'amasengesho. Imana yamweretse ko Yesu azaza tariki ya 21 z'ukwa gatatu 1843. Abantu bagurishije ibyabo barategereza, yitwaga William Mirere n'Umumerika, barategereza umunsi wo kugaruka, barahagarara bamutegereje ntiyaza. Kuko bati Yesu azaza kuri 28 z'ukwa karindwi, bategereje bari ku musozi, bombi ratambuka ari hitangiye intambara ya mbere y'isi, Charles Taze Rusere. Noneho rero abamuniste witwa Sane Myange Muni yavuze ko Yesu azaza tariki 1 z'ukwezi kwa mbere 1980. Barategereje abamuniste ntiyaza. Yitwa Sane Myange Muni n'umukoreya, aherutse gupfa. Noneho bagurisha ibyabo barakena. Abagoroze baravuga bati noneho biracitse, Yesu azaza tariki 1 z'ukwa mbere 2000. Barategereje, cyakora abantu bagira ubwoba kuri bibiri, abantu batangiye kubitekereza cyane, ariko ntibyabaye byo. Abahanuzi b'inyoma rero bazaba benshi. Yesu kuvuga ngo ntazi igihe, yawe ngo tugendere mu kirenge cye, ubundi ntabwo tuzi umunsi n'igihe. Ariko iby'amatariki yo yatanzwe na benshi. Kugeza uyu munsi wa none babeshe benshi, byakenesheje benshi, bagurishije ibyabo, ariko ibimenyetso biheruka ntibiraba. Mwirinde hatagira ubayobya. Muri make abantu bumve ko Yesu ataraza, ntago ari muri bibiri, ntago ari muri Nowa mwaka, kuko Yesu avuze ko igihe kitazwi. Kandi n'ikimenyetso cya nyuma noneho ntago ari uko ari ikizira. Ibyo bita ibizira ntago ari byo bizira twebwe twareberaho ngo tuvuge ngo iki ni kiba, ubwo ngubwo ni Antikristo. Hanyuma hatugeze Edouard, twakurikizaho iki? Ni kuvuga ngo ibintu mwamwe muravuga ni byiza cyane, abantu baduteze amatwi. Ni kuvuga ngo ibi bimenyetso biranga kuza kwa Yesu ni byinshi, harimo n'ivyorezo birimo mu bimenyetso bigaragaza kuza kwa Kristo. Mu myumvire y'abantu barimo bavuga ibintu bijanye n'inkingo ko ari Antikriste, ntabwo bisa. Iyo usomye muri Bibiliya avuga yuko
umubare wa 366 uzakora mu gihe itorero rizaba ryazamutse. Tugiye gukomeza n'ikizira gihagaze ahera kuko twavuze Antioki Sepifane nubwo ari umwami wabigira icyo ariko ari cyashushanyaga mu itorero y'igihe hazaza. Nukuvuga ngo nguko umutambyi yinjiraga ahera mu ihema ry'ibonaniro, ijambo ry'Imana rivuga ko yabanza kwitunganya akiyeza, yakwinjira ahera afite ikizinga. Hari igitangaza Imana yakoraga kuko harabaga ahantu hitwa mu gikari h'abanyamahanga, akabantu hitwa ahera h'Abisirayeli iteraniro, akaba nahera cyane hinjiraga umutambyi umwe gusa kandi akingirayo rimwe mu mwaka ajanye amaraso ataraye. Ubwo yinjiragamo noneho habaga umwenda ukingirije ahera, ariko yakwinjira hejuru imbere hari abamarayika bahuje amababa. Ayo mababa yabaga hejuru y'intebe y'ihongerero isandugu y'isezerano. Nukuvuga ngo iyo yahageraga afite ikizinga yagomba kwikubita kuri ya ntebe y'ihongerero yajanye umugozi, noneho Abisirayeli bakamukura ko batabashaka kwinjira ahera batitunganije, bakaja kumuhamba inyuma y'inkike bakuruje umugozi. Mu itorero rero umuntu wese ufite icyaha icyari cyo cyose uja kubwiriza agahagarara ku ruhimbi ataragitunganya, ni ikizira gihagaze ahera. Haba kubujura, haba kuja ku ruhimbi uri umunyamoko, haba kuja ku ruhimbi ufite amadeni baguhiga, haba kuja ku ruhimbi utakiranutse, nkuko ijambo ry'Imana rivuga muri Matayo igice cya 5 hariya ku murongo wa 23, nujana ituro ryawe ku gicaniro ukahibukira ko hari umuntu mugira ico mupfa, ubanza usubira inyuma ukiranuke nawe uzi utanga ituro ryawe. Ituro Yesu yashaka kuvuga rishobora kuba ari indirimbo, rishobora kuba ari ijambo ry'Imana, rishobora kuba ari isengesho, rishobora kuba ari ubuhamya, ndetse rishobora kuba ari n'ifaranga, nawe turayatanga. Ariko umuntu wese uhagarara ku ruhimbi akaja ku gicaniro hari ibyo atakiranutseho, niyo Antioki yashushanyaga ko hazaba n'igihe kizira gihagarara ahera. Uhagarara imbere y'iteraniro utituganije, hari abo mugira ico mupfa, hari abo wambuye muri bo, ukababwiriza ijambo ry'Imana utabanjiye gutunganya ngo kiranuke nabo, ni ikizira gihagaze ahera. Nico Antioki yaje gushushanya mu isezerano risha. Imana yacu dusange mu izina rya Yesu. ihariye twashaka gusa gushimangira ko impamvu Yesu azagaruka. Impamvu zirahari kuko Yesu yavuze ko azagaruka atabeshye. Rero hari impamvu zirenze imwe, zirenze ebyiri, zirenze 3. Ushobora no kubona izindi ukurikije uko wasesenguye cyangwa se wasenze wanahishurirwa nubwo byaba bitanditse, ariko ibizi byemezwa Yesu azagaruka kubera ko yabivuze. Icya kabiri cyemeza ko Yesu azagaruka nuko azabaje kujyana itorero. Yararicunguye, twabibonye cyangwa twabivuze cyangwa se turanabizi twarabisomye. Yesu yaje mu isi kubera misiyo, kubera intego, kubera impamvu ataza ngo bizamubuze kugaruka. Yaje ari meze nk'umuntu uje, niwe wakoze umushinga w'ivuga butumwa ari mu butayu mu minsi 40 yamaze asenga. Ni umushinga yakoze yawuhaye igihe kandi yigo mu ijuru afite impamvu. Rero Yesu azaza aje kujyana itorero rye kuko yararikoye, kuko twebwe turi umusaruro w'imvune yagiriye mu isi. Icya gatatu azaza aje guhemba. Ijambo ry'Imana ritwemeza ko Yesu azaza guhemba imirimo dukora, imirimo mukora, ubwitange abantu bagira. Hari imvune nyinshi, hari ibintu bitapfa ubusa, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko iyo abera bateranye ibitabo birandikwa abantu bakoze neza. Ikindi azagarurwa no guhana. Niba amategeko yo mu isahana, niba amabwiriza runaka y'ikigo, kampani, umuryango wawe ushobora guhana umwana, nawe muri discipline ze cyangwa se mu murongo we mugari azaza azanywe n'impamvu zo guhana. Twakongera ko Yesu azagaruka kuko natwe abizera turabyemeza n'imitima yacu. Rero ibyo bintu ni ibintu bigaragaza ko Yesu azagaruka. Hari n'ibindi byinshi wakongeraho, ariko twagarukira no kuri ibyo kugira ngo wenda ugire n'umwanya wo kubitekerezaho. Murakoze cyane. Murakoze, turabashimiye cyane. Abantu muduteze amatwi twagomba kubamenyesha yuko nta mpamvu yo gutinya kuko dutahawe umwuka w'ubwoba, ahubwo twahawe umwuka udutakisha ngo abadat. Niyo mpamvu
ibimenyetso byatangiye kera by'imiyoberane byo kuza biri mu buryo bwinshi, ariko ikibuza ko antikristo akora nuko hari itorero. Iyo usomye mu Batesalonike ba kabiri cya kabiri uzasoma ico gice cyose haravuga ikimubuza kuza nuko itorero kihari. Rero uriya mubare wa 666 uzakora mu gihe itorero rizaba ryarazamutse. Niyo mpamvu abantu b'Imana mutagomba gutinya, kuko Yesu we yarabyivugiye, aravuga ko mu minsi y'imperuka hazabaho impuha, hazabaho intambara. Niyo mpamvu mwirinde impuha nyinshi cyane. Imana yo mwijuru aho umugisha. Tubasaba yuko abantu mukurikira kino cigisho ko mwakora subscribe, mwakora s'abonner, mwakora comment. Imana yo mwijuru aho umugisha cyane, kandi turabashimiye ko mukomeza kuba mudukurikirana. Imana yo mwijuru aho umugisha cyane. Amen.